Vincent Talk. Ndagusuhuje cyane rero kandi nguhaye ikaze wowe udukunda, wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, nkubwira ngo warakoze cyane kubana natwe, warakoze cyane kutwereka urukundo, ndetse warakoze cyane kutwereka ko uri uw'ingenzi, natwe ntabwo tuzagutenguha. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe abantu 12 utemerewe kuryamana nabo uko byagenda kose, situation waba urimo yose, kubera ko aba bantu ngiye kukubwira utemerewe kuryamana nabo ni wibeshye ukaryamana n'umwe muri bo, mubwije ukuri ko ubuzima bwawe uzaba burangije kandi buzarangira nabi. Rero niyo mpamvu mubwiye ngo reka dutangirane iyi video tugere ku musozo wayo, uravanamo ikintu gikomeye cyane ndetse uramenyamo n'ibintu by'ingenzi ukwiye kwirinda mu buzima. Ibintu by'imibonano mpuzabitsina ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, ndetse kuryamana n'umuntu byahindutse nk'imikino cyangwa se byabaye game. Ni ibintu bisigaye byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu bisigaye birenze kuba waryamana n'umuntu, ntabwo ari ibintu giteye ubwoba, ahubwo wagira ngo byahawe umugisha, niko navuga na sekibi, kubera ko kuryamana n'umuntu cyangwa se kuryamana abantu babikora mu buryo noneho bwihuse cyane, ntabwo bikiri nka kera ngo bigufata igihe kirekire cyangwa se bigufata amasaha menshi, ahubwo niyo mpamvu ufite ibibazo byinshi ndetse bikomeye cyane nuramuka uryamanye n'abantu 12 ngiye kukubwira ahangaha, kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza ndetse urusheho no kugera ahazaza heza. Tugende rero akantu ku kandi, kugira ngo ngusabye kudahagarika iyi video cyangwa se kutihutisha iyi video, kugira ngo umenye ibyakugirira akamaro, kugira ngo umenye icyatuma ugira ubuzima bwiza kandi ukabaho ubuzima bwuzuye. Umuntu rero wa mbere utemerewe kuryamana nawe uko byagenda kose, ntukajye wemera kuryamana n'umugabo washatse utitaye ku byo agusezeranyije cyangwa se agusezeranya cyangwa ibyo avuga, ntibikabeho. Ahangaha ndabwira abakobwa bo muri iyi minsi bo noneho basigaye bavuga ngo utarashatse nta kintu mwavugana, ariko mubwije ukuri ko mukobwa uri kunyumva, nuryamana n'umugabo wubatse uzamenye ko ubuzima bwawe uri kubushyira mu muriro, utazigera na rimwe ureka kwaka, cyangwa se buri munsi uzajya bahora bawenyegeza, kubera ko umugabo wubatse uko yaba ameze kose, uko mwaryamana kose, amagambo yose yakubwira yuzirikana ko ataha agasanga umugore we mu rugo ndetse n'abana, maze ugasigara uri aho ngaho ureba hejuru nk'imifuka y'ishati. Ibi ngibi mbikubwiye none ahangaha kugira ngo ujye ubyirinda mukobwa, ugere ubuzima bwiza. Nubwo waryamana ariko nujya ugera ku mugabo wubatse, pay attention kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Ntuzigere wemera kuryamana na boss wawe uko byagenda kose. Niba akubuza amahwemo bikabije, jya ureka akazi kandi wiringire ko Imana izaguha kandi kazi keza kurushaho. Izi ni inama ngiye kukugira kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Undi muntu wa gatatu utemerewe kuba waryamana nawe, ntuzaryamane n'abantu uyoboye cyangwa se ubereye pasiteri. Niba uri umupasiteri ukaryamana n'abakristo bawe, uwo ni wo muvumo wa mbere uzaba ugize mu buzima bwawe, ndetse uzabaho nta n'amahoro ufite, uzabaho wicira urubanza, uzabaho ufite umutima uhagaze, kubera ko wabikoze kandi ari icyaha kibi cyane. Undi muntu wa kane udafite kwemera kuryamana nawe uko byagenda kose, inzira zose zacamo, ntukaryamane n'umugore wubatse. Musore wanjye, niba mutangiye gukundana binyuze mu biganiro, binyuze mu mishyikirano y'akazi cyangwa se mu mashuri, mujye muhagarika ubwo bucuti, kuko kuryamana n'umugore wubatse uba uri gusenyera undi mugabo, kandi ni n'umuvumo ukomeye cyane ku musore waryamanye n'umugore wubatse. Ni ikintu kibi cyane, kandi kugira ngo nabyo ubikire ni ibintu birenze ukwemera. Hari n'inkuru ziya zivuga ko umusore waryamanye n'umugore wubatse ngo, cyangwa se umukobwa, cyangwa se muri rusange umugore wabyaye, ko uwo musore atigera akundana n'umukobwa.
ibi nabyo nzabibabwiraho, nzacukumbura mbabwire mbigere imuzingo, mbabwire uko biba bimeze. Undi muntu wa kane utemerewe kuryamana nawe uko byamera kose, ntukaryamane oya, ni uwa gatanu, ntuzigere uryamana n'abarimu bawe cyangwa se abarezi bawe. Ibi benshi babikora bashaka amanota cyangwa se bashaka ubundi bufasha ku barimu, ariko ndakubwiza ukuri ko nicyo kintu cya mbere wazicuza mu buzima bwawe bwose, mu gihe ubuzima bwawe ugiye kubufata ukabusenya ku kantu gato cyane uba ugiye guha, kaba kagiye kuba mu minota 2 ariko kakazarimbura ubuzima bwawe bw'iteka. Ikindi, undi muntu wa gatandatu utemerewe kuryamana nawe uko byamera kose, niba uri umucuruzi ntuzigere wemera kuryamana n'umuntu ushobora kukubera umukiriya ku buryo kugira ngo gusa ugere ku ntego yawe ntibikabeho. Burya iyo waryamanye n'umuntu ugomba kubera umukiriya cyangwa se ugomba kukubera umukiriya, bizinesi yawe uba wamaze kuyica, uba wayirangije burundu, kubera ko uwo muntu iteka ryose iyo yageze muri bizinesi yawe irapfa. Undi muntu wa karindwi ukwiye kumenya, ntugasambane cyangwa se ntukaryamane n'ababyeyi b'uwo mwashakanye uko byagenda kose. Icyaha cya mbere kizagukurikirana mu muryango wawe ni ukuryamana na nyokobukwe cyangwa se sobukwe. Byakwanga byakunda, nubikora mu rugo rwawe nta mahoro uzigera ugira kugeza upfuye, kugeza ugiye ikuzimu. Undi muntu wa 8 ufite kwirinda kuryamana nawe uko byamera kose, ntuzigere uryamana n'umukozi wawe. Nimuramuka muryamanye n'umukozi wawe wo mu rugo, uzamenye ko ari ryo shyano rya mbere uzaba wikururiye. Hari ubwo ushobora kumutera inda cyangwa se akayigutera, ngahibaze uwo mwashakanye n'abana bawe uko bazabifata nuko bazaba bameze. Niyo mpamvu mbabwira ko mutemerewe gukora aya makosa uko byagenda kose. Undi muntu wa 9 utemerewe kuryamana nawe uko byagenda kose, ntugasambane n'inshuti z'abana bawe. Niba uri umupapa ntuzigere na rimwe, ibaze ko uri umubyeyi, umwana wawe akumva ngo waryamanye n'inshuti ze. Nicyo cyaha cya mbere uzaba usize ku mwana wawe. Umutima wawe uzahora ugucira urubanza, ndetse n'umwana wawe azahora afite ipfunwe rikomeye cyane ryo kuryamana n'inshuti ze. Undi muntu rero wa 10 udakwiye kuryamana no kubyenda kose, ntukemere kuryamana cyangwa se nemera ko Imana yaremye imibonano mpuzabitsina kugira ngo ibe hagati y'umugabo n'umugore. Irinde kugirana imibonano mpuzabitsina n'abo mukuje igitsina. Imana yanga abaryamana bahuje ibitsina, kandi nawe wakagombye kubirwanya. Mwibuke neza, niba uri umusomyi wa Bibiliya, nicyo kintu cyarimbuye Sodomu na Gomora, kuryamana n'abantu bahuje ibitsina, nubwo bikomeje koreka isi muri rusange. Umuntu wa 11 utemerewe kuryamana nawe, ntukaryamane n'abavandimwe bawe cyangwa bene wanyu. Niwibeshye ukabikora, uzarinda ujikuzimu, uzarinda ubona ingaruka z'amaraso. Amaraso ntabwo ari amazi, inshuti yanjye. Undi muntu wa 12 ari we muntu wa nyuma, ntugasambane n'umukunzi w'inshuti yawe cyangwa se w'umuvandimwe wawe. Ibaza ukuntu ibintu ukora amasaha 2 gusa biba bigiye gusenya umubano wubatse mu myaka irenga 20 yose. Umbwira umuntu ugutangaje muri aba bantu 12 udakwiriye kuryamana nawe, cyangwa se umbwire uko nawe ubyumva hasi muri comment, kugira ngo tujye dukomeza tugirana umubano mwiza ndetse n'ibiganiro tubategurira tumenye ko bibageraho 5 kuri 5. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video, uri inshuti nziza ndetse uri n'umuziranenge. Mubwira ngo warakoze cyane gukanda kuri subscribe, ndetse niba nawe utarayikanda wayikandaho, kugira ngo tujye tubana mu nkuru tugenda tukugezaho ndetse tugutegurira. Urakoze cyane.